turabaramukije abantu bose bari ku migabane itandukanye y'isi, abari muri Amerika, i Burayi, hirya no hino, kuko mubizi iyi ni channel yacu muturamukurikirana yanyu yitwa ngo ni Amazing Love TV. Uyu munsi rero kuko twabasezeranije buri gitondo n'umugoroba tubabwira ko twicara tubazanira ibintu bishasha, rero nico gituma uyu munsi rero byabaye ngombwa ko tugenderera ahantu kugira tubazanire ubundi butumwa bwiza cyane. Rero muhawe kaze rero nguko mubona rero turi kumwe n'umukozi w'Imana yifuje kudusangiza ubuhamya bwiwe, urugendo rwiwe rero rwo gukizwa. Rero tutarandiriye cyane, reka tumuhe ijambo kugira ngo abashe kutwibwira neza, tubwire uwo ari we kugira ngo abantu babashe kumenya uwo ari we. Rero karibu cyane, turakwiyegereje. Byiza, amazina yaje banitabije neza bushake. Ndi umuhinda nkaba umwishwa w'abanyabyinshi, mva imuhiri bwagiriza. Aha turi Bujumbura muri meri, aho ntuye ahantu bita mu Buterere, nsengera mu ishengero rya Karumeli. Murakoze. Arakoze cyane, kuko mubyumva ni umukozi w'Imana, nicyo gituma twamugendereye, nuko twagiye twumva amakuru yiwe, ubuhamya bwinshi. Rero biba ngombwa ko tumugendera kugira ngo atugezeho. Rero utubwiye ko havuze ibwagiriza ni mu gihugu cy'u Burundi, niho rero ku bantu batahazi bari kure badukurikirana, turabizi ko mudukunda cyane. Hanyuma rero twumvise amakuru y'ubuhamya bwawe, rero twashaka ngo dusangize urugendo rwawe rwo gukizwa, uko byagenze gute, utubwire kugira ngo abantu bari hirya no hino bafashwe n'imitima yabo ifashwe kubw'ibyo bintu byose Imana yagiye gucishamo, ukaba worongeye kandi ukaba umuntu utangira gukorera Imana. Rero urakoze cyane, gira icyo uvuzeho kandi karibu cyane. Ego, hanyuma urugendo rwanje rwo gukizwa ni rurerure cyane. Ndibuka ko nakijijwe muri 2021, ariko ndenda gusangiza abantu mbere yo gukizwa kwanje uwo narindiwe cyangwa se uko narinsa imibereho yanje. Yes. Ariko mbere yuko tuja muri ibyo biganiro, tubanje kwakira buri umwe wese, inshuti n'abavandimwe bari ku migabane y'isi baratandukanye, bari buze kudufollowinga. Turabakiriye mwese, ngo Imana ibagiriye neza kandi bagasane cyane. Kandi turaza kubasaba no gukora subscribe kuri no channel yacu ya Amazing Love TV. Yes. Hanyuma natangiye kuva menya ubwenge mfite imyaka 12. Yes. Ico gihe natangiye kwiba. Icyaha cya mbere natangiriyeho cyangwa se ububandi bwa mbere nakoze, koje ubuzima bwanje bwose nahoze ndi umujura. Ububandi bwa mbere nakoze nubwo kwiba. Twatangiye buke dutangirira ku biyiko. Ibiyiko nibyo twatangiye kwiba. Ndibuka hari 2019 nava ku ishuri nkiba kayiko, twajaga ahantu bita ngo ni ku Isumo, ngo nyine bwagiriza. Yes. Akayiko kaguraga ijana ry'amarundi. Ijana ry'amarundi ngiri aho ijana. Ntangiye kwiba utuyiko, twari dufatikanyije n'abasore nka babiri, umwe bamwita ngo ni Ngoga, twari tubaniye ngiyo, undi bamwita ngo ni Ngongo, bamwita Papa Jean umubembe, undi ni umunyamurenge, ni mwene wacu. Yes. Tuve ku buyiko tuja ku mitemeri y'ubukurutu, ubusenke mu ruvugo rwumvikana, ububido. Tuja ku mitemeri yabwo, turatangiye turibye bene ubwo buryo, tubitinzeho. Tubivuyeho tuja kwiba sosoma turayibye epoke yayivaho, tuja ku mavuta. Dutangira kwiba amavuta, epoke y'amavuta nayo ivaho. Tuvuye ku mavuta tuja ku kintu c'ubutara. Igihe twatangiye kwiba amatara ibwagiriza, nico gihe twamenyekanye, inkambi yose itangira kutumenya, muri make dutangira kuba ibyamamare muri uwo mwuga wo kwiba. Twibye amatara, turibye, inkambi yose iratumenya ko turi byamamare. Ku rugero twari dusigaye dutambuka muri quartier hiyo ngiyo iwacu, isaa 8 izuba ririko ryaka, ubirebje nawe urashobora kubibona. Ariko saa 8 z'amanywa twatambuka muri quartier, ukaza wumva abagore ko barongorerana ngo mwanura amahuzu imvura igiye kugwa. Ku manywa y'ihangu izuba ryaka,
murumva ko ibintu byari bikomeye kandi ibintu byari bimeze nabi. Tuvuye ku Butara tuja kwiba ibitenge. Twatangiye kwiba ibitenge byo mu nzu mwacu, nibyo twatangiriyeho, turibye tubonye nyine ibyo mu nzu mwacu birarangiye, dutangira kwiba ibikombe byo mu makartier, turibye tutangira kwiba amabotike, twazaga tubyita ngo gutandura ico gihe. Turibye twiba amabotike, twibye ibintu byinshi cyane mu rugendo rwacu rwo kwiba, tukimenya ubwenge n'ibyo twakoraga. Ariko ndibuka 2020 ndangije ayo epoke yo kwiba, nahise ntangira umwuga wo kuba umusare. Ndabizi mwari muzi, ariko ntaguciye mu ijambo ahantu uvuze ngo wari umwibye, ni ukuvuga ngo wari umwibye uzwi mu nkambi, ahantu hose bari bakuze, umuntu wese mwahuraga yarakumenya. Nari icyamamare, naratambukaga bakavuga ati ndorura mwana wa nyanaka n'umwibyi, mwanura amahuzu, murebe neza ubukurutu, mwoza amasahani neza. Ni ukuvuga ngo nari maze kumenyekana ku rwego abagabo, abasaza, abagore bose bari bamaze kumenya, kuko wari umwuga wanje, ahubwo bwari ubuzima. Yes, arakoze cyane. Ariko ari ikintu nshaka kubaza cyane, by'ukuri ni ibintu bitangaje cyane kumva umusore ungana nkawe kuvuga ngo kwiba ngo akayiko utubwira ko mwakagurisha ijana, none ibihumbi ijana ry'amarundi bavuga ntabwo ari ibihumbi byinshi by'amafaranga. Nuvuga ngo ni ijana murashobora kurigura umwana imbombo. None nk'iryo jana ryakora iki, ryabafasha iki? Ikintu utibangunagure basi n'ihuzu niki cyabafashaga cyane? Kwiba akayiko mukiba ibyo bintu byose wagiye uvuga, iby'ukuri biratangaje cyane. None byagenze gute? Mwakazamana mugayakoresha iki? Kubera kuko ariho twari tukiri muri beginning tugitangira kwiba. Yes. Kandi twari tukiri mu myaka nyine mikeya. None twaribaga tumaze kwiba byenda twibye nk'akayiko ukajana byenda nka 3 ukabugurisha 300. Ico gihe kubera ko hari kera ifaranga zari zigihenze. Ego ico gihe wenda hari nkajyari nimba ushobora kuko ico gihe ndibuka ko hari 2018 nico gihe nyine amafaranga yaragoye y'u Burundi, wabona 300 ugasa n'ufite $100 ku mupfuko. Ikindi kubaza, uvuze ko mwari mu nkambi, kandi ubuzima bwo mu nkambi abantu bose barabizi ko ababaye mu nkambi n'abandi batahabaye, tuzi ko ubwo buzima buba bugoye kugira ngo abantu babone ico bajya. None niki cyatuma wewe utora? None mu rugo byagendaga gute? Abavyeyi babazakira gute kumva umwana barabapokeje babahaye utuyiko n'uduki hanyuma ukabijana? Abavyeyi bawe bagufata gute? Abavyeyi banje uburyo babifataga bari barahumiye, kubera ko urumva ko nari maze kugera ku rwego kumwibyi w'icamamare. Barakubitaga igihe kimwe ndibuka bigeze kumbamba ku musaraba, mukuru wanje barakubamba ku musaraba, kandi Yesu yabambye ku musaraba, kujya neza Yesu yabambye, akubambwa guhana, barakubita inkoni ziravunika, abagore abana baruzura bose hanze cyangwa muzi hanze ku mugaragaro ku manywa y'ihangwa izuba ryaka. Kuri ni igitangaza bikomeye cyane, bikomeye mu buryo nuvuga ngo umuntu wese yarakuze, ntukuvuga ngo nibyo nukuvuga ngo inkambi yose ahantu wacaga hose bari bakuzi, bari icyamamare mu kwiba. Naho natambukaga uretse no kwiba n'ubundi bubandi busanzwe, nashoboraga guhura n'umukobwa nijoro nkabana umukubita, nahura n'umwana nkabana abantu gasanga barantinya, donc bakambona kakujya kwisata. Yari maze kuba umuntu mubi mu bantu, ku rugezi muhira bari barakubise birananirana, bagatumiza abagabo. Hari umugabo umwe wagiye hanze ngo neveki, niyo wankubise arakubita kabisa, niyo bazaga batumiza burugo nkozi kosa akaza akagukubita. None iyo yamara kugukubitaga ntabwo wahinduraga basi uvuga ati noneho naje uyu munsi ndabiretse basi kugira ngo naje gukomeretsa ibindi? Noneho kubera ko umwibije yagiraga iminsi 40, ntabwo bamfataga iminsi yose. Nariba mu buryo ushobora kwiba byenda nibye nka none umunsi wa 40 wageze bakamfata bagahita bamutumiza, akaza kankubita, yarangiza kunkubita ngatangira none urugendo rwanje gago kwiba, kandi tibafataga iminsi 40 itaragera. Urumva kandi kari kakazi, nukuvuga ngo niyo yari job, nicyo kintu nakoraga iminsi yose, ubuzima bwa iminsi yose. Nuko nguko hanyuma ndangije kwiba uwo mwuga wo kwiba, natangiye ubustari, tangira kuba umusani, mwari mu nzu bwagiriza n'andi hose byenda ku migabane y'Isabagiye hanze. Kandi kundabizi twari bamwe baba bagukurikirana mwabanye neza cyane. Yes. Ego hanyuma ubwo rugendo rwo kwiba ndurangije, ntangira urugendo rw'ubustare, bari banzi bwagiriza n'andi byenda ku migabane y'isi, n'abasore byenda tubana hano muri meri Bujumbura. Yego.
bari banzi ko nari umusitari nari umusani nakundaga umusani nakundaga gukurikirana cyane nakundaga n'indirimbo ze yari umusani w'umutanzaniya bitaga ni Diamond. Diamond ni waramukundaga cyane. Diamond ni wari rero modoka rankiba mujisi niwo mugabo nakundaga indirimbo ze zarampezagiraga no mu mashow nagiye mu mashow menshi amafestival menshi inyenkanda ibwagiriza nari cyamamare hariho amafishe twagerageje kujaho menshi turiko dukorera nyinisi turi muri uwo mwuga w'ubustare. Icyo gihe ndibuka nibaga bukeya kugiraga ngo mbone amahuzu mbone nyine style ujanaga nawe gakugira ukisana mu bandi bose ariko naribaga icyo gihe kuko bari basa n'abamaze kumfata nkaho navuye mu bwibzi natanga indi mwuga wo kubuzina ariko nkiyiba nyine buke bye ngiba nk'umufuko w'ifu ndibuka nigeze kwiba umufuko w'ifu abandi baramfata unywa gute urishyira mu nzu cyangwa n'icyagiye bapokeraga ukaje wenda kufatira aho ngaho. Aya nyine ninjiye mu nzu ndani ndangize ngusangamo umupfuko neza 5 kilo ya nyarufu ukabikorera gute ko mbona ubikorera ngushira muri geto yanje ko twari twegeranye n'iyo nzu barangize gabaza gusopaga barasangana ibibazo gayo birabaye nuko nugo rugendo rwanje ntangiye ubustare ndamzinye imiziki byantwaye igihe kirekire ndibuka ko hari muri 2020 kuntango 2020 nico gihe natangiye kubyina imiziki no kugerageza guhimba hari indirimbo imwe twahimbye turabasore nka batatu si ngombwa ko tuyibasangiza nyine ariko nyine indirimbo nayo yari iriho bivuga ngo Afrika. Hanyuma ubwo rugendo ndurangije hageze 2021 mu kwezi kwa kabiri mama yageragezaga kumbwira cyane ngo je mwikorari nk'abandi bana ndora abandi baba mwikorari reka ukizwe uve muri ibyo imuhira bose bari bakijijwe bose babaga mwikorari kandi bose barasengaga uhereye kuri papa ukaja kuri mama n'abana bacu bose bakagerageza kumburira abo mwacu utiyewe je mwikorari ndore urakuze ariko muri ibyo byose nkagerageza kubananira kubera ko ikora ntiyambagamo kandi inshuti zanje twakoranaga iby'isi nkabona gutandukana nazo birasa n'ibigoye cyane bikagora gute kandi niba mwarakorana wumva wowe ukeneye gukizwa none bizogora gute. No kuvuga ngo je sinari nabyiyumvisemo gukizwa ko n'abantu babimbatira babiguhatira byari bitaranururukira ariko bimaze kugenda bityo mu kwezi kwa kabiri nico gihe nafashe ingamba zo kuvuga ngo nanje je mwikorari nk'abandi sinizera umwami Yesu ariko ndavuga ati reka gira nanone imbe mpungiye mwikanisa bukeye ngeze mwikanisa aho ni 2021 hari mu kwezi kwa kabiri ngeze mwikanisa nje mwikorari baranyegereza cyo kumwe n'abandi ariko kandi nkaza nkomeza kwibangabanya ubujura bwo hejuru ngabanya kwiba ibikwembe ngabanya kwiba ibintu nyine birenze byenda kumena amazu no kuja mu maduka subira kandi kuri niveau y'amasabune. None se amasabune yo ntiwayibira mu nzu no kuvuga ngo cyo gihe amasabune nayibaga mu nzu mwacu neza ko barapokeraga barangiza gupokera bakayabika narangiza nayo nkijira ngatora mu mwebye n'akamasabune nk'umunani kubera ko batangaga menshi cyo tibabimenye aya ntibo bimenyaga none bimaze kugenda bityo bagera mu nzu batangira gucamwa amasabune bapokera amasabune kubera ko yari asigaye ashyira icumuro kitararangira batangira gucamwa amasabune none bacamwa amasabune abibziga nabo buriya naje gusanga bagira revelation baza bayishurirwa tuzi ko bazayicamo kujya kabiri none ukagenda ugafata agakubuzo kamwe ukagashomba aha akandi ukagashira aha warangiza ukayihuza ugasa n'uwomya no gucya hagati ukagenda kwibotike kandi diriri gakunda rikagenda tibabimenye bo bimenya gute none nuko bayaciyemo ibyo ngibyo ntibyaba style ituma byenda tureka kwiba ayo masabune turakomeje nyine nkomeje nibyo amasabune ndi mwikorara aho ngaho ndibuka umunsi wa nyuma nabzinyigisani ndi mwikorari naje mwikorari nigiye twagiye nkanda twari muri groupe yacu ngo ni wa simple twari twagiye muri show nyenkanda ku giti twari twagiye no mu giterane cikanisa ngo turangiza kuja mu giterane mpita ngendera nko muri show isha kubonana nabo bashuti banje baba star gaciye aho nkubaza uvuze ko wamaze kumva ko nimbari bo bari babiguhatiye sinzi nimbari wari wakijijwe muri wewe uja muri korari ariko nyuma yaho bagenda bagiye muri sorti tugiye muri sorti wewe rero uhita ugenda kubonana nabo bastar none wari ubagiyemo gute kandi utubwiye ko wari uri mu korari ni ukuvuga ngo nari nagiye mu korari ariko kandi kuja mu korari siko gukizwa ico nacyo murakiza yego cyane kuba mu korari ko dufite ababandi benshi ibirara
n'abandi nyine bameze uko batarakira umwami Yesu ariko baba mwikora kandi bakora ibikorwa byose neza cyane. abo bantu ni babi cyane bazabafasha cyane Bibiliya zibavugaho nuko nguko. Hanyuma ndakomeje urwo rugendo rwo kukwiba ariko kandi ndi mwikorari. Hageze mu kwezi kwa kane igihe cya Pake kigeze dusohotse Pasaka, ndibuka kuko twinjiye uduma y'icumweru kimwe korari yacu. Turangize kwinjira uduma y'icumweru kimwe korari yacu ko ndibuka ko ari umunsi wa nyuma nibye. Turinjira turafatwa, twinjiye na kabiri, turagiye na gatatu ko ndibuka ko ari umunsi nibye amasabuna 3 senga Imana ndavuga ati Imana ibintu byo kwiba kubera ko twari twafashwe cyane mu huduma, ndavuga ati Imana ibintu byo kwiba ngiye kubireka ariko mfashe kubera ko narindi bwideni ry'umuyisilamu umwe kandi yarangoye ico gihe kenera ati nibijya nyuma nindangiza geragendeje umwishyoni giwe ego namavuga ati Imana iyi ngiyi niyo dernière fois nimara kwiba no masabuna ukamfasha ati bamfate kayagurisha idiri rikagenda neza kandi uko turi mu huduma uri mu huduma turi mu masengesho igitangaza cyabaye nuko nguko ndavuga ati Imana tabare kandi umfashe ibintu bigende neza. Ndagiye ndibiza ayo masabuna 3 ndagenda yagurishije, ndangije kuyagurisha nagurishije ko ndiko nagurishije 1000, ndangije kuyagurisha 1000 baragira ndagenda nishura uwo muntu namavuga ati guhera none sinzongera kandi kwiba. Ndibuka kuko ico ngico ari cyo gihe cyanje cyanyuma nagize gute nibs. Yes, ntangira urugendo kugira gute go gukizwa. Ariko tukiri aho ngaho cyane nukuri aho hari amagambo akomeye cyane kandi iyo dukora bino biganiro twa dukeneye kugira ngo abantu bibere isomo kandi kugira ngo nabandi nabo batura bameze gutyo nkuko atubwiye ngo hari bamwe mu makorari birashoboka. Ubwo rero abantu bacyo kugira ariko se ico mbaza uvuze ko shaka ngusubira inyuma bukeya ahantu watubwiye ngo mwajanye nabandi mugiye muri sortie mugiye muri korari babatumiye hanyuma ushike uja mu busani. None abakorari babyakiriye gute kandi ko numva hose ako karere kose ni kamwe urumva n'inyenkanda utubwiye n'inyenkanda urumva ko ari iyo nyenkanda bavuga ni nkambi kandi muri iyo nkambi rero niho bari bagiye kuvuga ubutumwa. Harangize iwe afatiramo uwo mwanya wo kugira ngo wo kuja kubyina. None abakorari banyu babyakiriye gute kumva wewe k'umuntu bazajanye muvuga butumwa bajanye kuja kuvuga ubutumwa hanyuma agasohoka akaja mu bintu by'ubusani babyakiriye gute babivuzeho iki? Mu busanzwe iyo korari nabagamo iyo wadevya gitegeko gikorari byenduka kora nk'iryo kosa ryo kuja muri show kuko barabibuzaga baraguhagarikaga ibyumweru 2 ariko jewe turangije twavuye muri uwo mugutano duhita tuja mu nzu duhita twinjira ayo masengesho nari nkubwiye y'ihuduma sivyo kubera ko nico gihe cyanyuma navyinnye imiziki ndangize kandi nico gihe cyanyuma nibye muri ayo masengesho ko twagiye mwivuga butumwa ku cumweru turangize kuja mwivuga butumwa ku cumweru nico cumweru nyine nimugoroba nico gihe nahise ngenda kugira ute kubyina imiziki buca na kabiri twinjira amasengesho noneho kubera ko twari twinjiye amasengesho tibabona uburyo bwo kugira gute bwo kumpagarika muri yo korari sibyo ariko ugasanga ko bari doga bamwe bakandega roga bari babimenye bakavuga nyine ngo yagiye mukingo kubera iki muhagarika abandi ngo ariko ntimumuhagarike bene uko ngo ntibampagarika kubera nyine izo mpamvu ziki zayo masengesho. Hagati yaho abo basani mwari mwagiyemo kandi uvuze ko ndatekeza cyari giterane urumva ko mwari mufite igiterane kandi abantu bari babiteguye ko muje kuvuga ubutumwa. None se abo basani hari indirimbo mwagiye gukorana nabo cyangwa gusa no kuganira kuko babona muganira n'abandi basani mwatura mukorana bari byari bimeze gute? Muri bakeya ni show urumva ni show twari tugiyemo ni organisation nyine y'abantu usanga abantu nyine bateranye umukutano sibyo ariko cyane jewe nabaga muri groupe y'abasore babyina nti baririmbaga b'inyenkanda kubera ko naba muri groupe zibiri ibwagiriza ni inyenkanda babyinaga ikintu bitaga ngo na mapa murayazi amadisco ibyo byose nyine murabizi. Hanyuma kubera ko nyine babyinaga mapa turagiye nyine tujanye twese muri show
byenda tugafata no kukayeri inzoga zarananiraga je sinabishoboraga cyane hamwe n'itabi tugafata nko kukayeri byenda unashoboye gusoma rimwe ugasoma urumva zarakunanira ko kuvuga ngo nugukizwa cyangwa nuko nibi nta bintu byo gukizwa zarananiraga sinazishoboraga niyo wazimaga zagendaga narayimwaga nkumva ni kamaganga ugasanga birangarutse ndabikiri itabi naryo nari kururaga ngahita nkorora itabi naryo bakazurima oya itabi sinari mwoye ariko nyine nagerageje gusoma bukeya ni nkuko nguko akamogi nako nkaho sinakuruye niko ntigeze ibyo byose abo bandi basore mwabanaga mwese mwarabikorana cyane barabikoraga rimwe na rimwe bakamura umugi mbicaye iruhande ndi kubareba bamwe bakavuga ati bampereza abandi bakavuga ati oya mumwihorere uwo nguwo ndaza bishobora urumva yari group izwi abantu bari bazi bavuga ati abangaba aho ubonye umwe ububona uwundi nukuvuga ngo niko kazi mwakoraga mu buryo mu basore twagendanaga jewe nagendanaga n'abastare bamwe bica ngo ni ba Michael Jackson barazwi abandi ngo ni ba Eric abandi ngo ni ba Bruno bagiye hanze inyenganda naho bari abantu basore birabura iminwa umubona gusuka mubona ko azamwe itabi ari umunyarumugi waboze waho ngaho kandi gabo bafite na dread je nagerageje gushaka dread tirujakunda kubera impamvu zo kuba umwana afunze ibyo byose wabikoraga uri umunyeshuri ibyo byose nabikoraga ndi umunyeshuri none ukabifatikanya gute kuvuga ngo uza wiga ni gute batagufataga nk'icyo gihe bagufata bakagukubita ndatekereza ko nimba baragukubita wenda warafunika cyangwa wenda ukagira indi mpamvu wenda ni gute rero akaza wiba cyangwa se ku ishuri babyakira gute kumva ngo abarimu ngo bafite umunyeshuri wiba ntibatekereze ko wiba amakaye ukiba n'amakaramu hanyuma ugasanga nyine ku ishuri ntibimeze neza ugatera umutekano muke bene uko tukiraho ku ishuri narashoboraga warashobora ishuri nagiraga ubwenge bw'amashuri nkiri muri primaire gaho niho nagiraga ubwenge urumva wagiraga nazaga nko mu bambere wagiraga ubwenge bwo kwiba so ukagira n'ubwenge mu kwiba nari umuhanga ariko kandi ubwenge bw'ishuri kubera ko nzambona ko ari nkakavukira ukuntu ugasanga nyine ndi umu intellectuel ku bintu by'ishuri mbifitemo ubumenyi aho ngaho ni muri primaire abana tuwelemo ubu ngeze muri kane naho gani ibindi nabwo ndagufite ariko nyine ni kindi gihe turacyari ariko urumva rero wewe wibaga utuyiko ukiba sosoma ukiba ibintu bitandukanye amasabune amatara ibikwembe amabotike ngashombamwe ibiti tugakurura ibintu bene uko nguko ariko hari akantu kamwe bavuze ako kantu ngatekerezaho cyane watubwiye ko ngo wibye ngo umupfuko w'ifu kuvuga ngo umuntu arengeze umupfuko w'ifu no kuvuga ngo umupfuko w'ifu ubu wari nka 50 kilo cyangwa 50 kilo neza ndawikorera ngushira mu wanje kandi abantu baruzura baraza aho ngaho baravuga ati umupfuko w'ifu wagiye n'inzara tomboka arasara ati byagenze bite naje ndaho ngaho kandi ko ntanga amakuru yo pole kasa mwihangane gaturi misi binjiye mu yandi mazu barabajije naje ndaho ngaho no ariko byama binanirana sinzi ukuntu baje kumvumbura nama nkogwa n'isoni ingambi yuzuye iraho yakotse none bibaze uzukuri nubwo duseka gutya ariko birababaje cyane ariko kandi igikuru nuko yaje gukizwa araza kubitubwira neza ariko icyo mbaza cyane urumva kuvuga ngo utekereze waci ese kugira ngo winjire urumva iyo zo zari zegeranye neza zararebanaga hanyuma urakingura se nta bantu bari bahari cyangwe se waheze nk'abana kugira ngo winjire igikoni mbere ko winjira muri sale indani mu nzu hari yakinze ariko igikoni ni umurundi wari washizemo iyo fumu rukerera senkere ndamwumva wari wabimenye ego ndabimenya kuko nari ko mwumva noneho bimaze kugenda bityo ndinjira ntora umupfuko w'ifu ndangize gutora umupfuko w'ifu kingura mu wanje bwe kubera ko nari numvise umurundi mu rukerera uzanye arabakinguza ntibumva ndangize ngushira mu wanje ndangize kushira mu wanje nama nkinga ni gufuri kera na ubwo nyine imbere y'inzu y'umuryango wacu hari umusore wanguriraga iyo fu yarazi ko yategeka kuzana idiri kuko kugira ngo nasohokana kukidiri mu nzu ngahita nginjiza mwabo byihutirwa kubwiraga ngo ntibabimenye nabo kubera ko twari dufatkanije akazi nawe yari umwibiza ariko kandi nyine ntibabimenye mwabo iwe kubera ko yitwaga ko yanguriye ijya fu agahita afata ibikombe nkabi nk'umunani nawe agahita kubitamo abyibzega nyina noneho gahita avuga ati naje naranguye abambona bose baratekereza ko naranguye tibavuga ko nibye kubera ko hari batura numva yari umucuruzi yarazwe yari umucuruzi none icyo gihe wafashe uwo mupfuko w'ifu ibiro 50 hanyuma ukabirengeza ukava mu nzu ukaja mu yindi
ese ntiwarushe warumva umeze gute kugira ngo jewe aho ngaho jewe nari kunumva ibyishimo byinshi ndiko vuga ati diri rya pase ibintu byakunze ahangaha ndarije ko nshaka ngura amahuzu amastile n'ingene gisoge twariko twiteguraga tukira abasani ukavuga tangara famino nguzu have mingi ko twarambaraga twara aba stylist bwagiriza bari batuzi ugasanga twambaye imyera ahantu hose nyine turatambutse mu quartier nk'abantu nyine baba star. None icyo gihe bamaze nawe urumva watanga amakuru ukavuga ati umpore cyane ku bantu bize none se kuko bari bakuzi ko wiba nta numwe bigeze ukubwira ati urashobora kuba ari wowe wibse ahubwo bari bataranke kandi no bakiye bashaka mu yandi bagerageza kubaza ninde wadutoreye umufuko w'ifu kandi gicuge hari mu ndenga ubuzima bw'inkambi muravuze urumva iyo bavuga indenga no kuvuga ngo ni igihe batarapokeza habari inzara cyane habari inzara nishi cyane yes no bakomeje kureba nyine mu yandi mazuba baza abandi ninde igifu yagiye ariko banzi kuko Narumwibyi Ruhebwa ni nayo mpamvu baje gukingura muri ghetto yanje aho nararaga kugira ngo barebe kubera ko nari cyamamare baravuga tuko biri kose titrovanga ngo turutumare kubaza tubihebe tuzi kuko no musora nanga bahita bambwira ngo fungura nawe mu wako kandi gabara abapfurero ari umusoro umwe yarakarisha ukuntu nyine simuvuze nk'izina nuko ndangizega ndagiye kubakingura mpamabwira ngo Miss wezi bayibabunga Miss wezi no turinje kuko nari nayishize ko munsi ko hirya y'umuryango ndangize kushira hirya y'umuryango sinzi ukuntu twinjiranye gutya nawe naba mbitaje nko kuyegamira kugira ngo ntayibone arebe muri rwa ruhande gwiriye ariko ntagerageze kureba sinzi ukuntu yinjiye hajye nyine ndiko nshaka kwegamira bari batangirira kureba arebye asanga mu ati barayifashe ingambi yose yaminamiriza kogwa n'isoni mburaho ndeba muzu baratangara baromega ati no karaba ukwino ngambi yose yakotse bamaze umwanya nawe batanga amakuru yeme pone zari bikomeye nuko twakiremo tiye nuko bizagenze ariko nukuri byatangaje cyane urumva babonaga bakavuga ati wenda ako nk'umuntu wenda ushobora kuba yarakuranze hagahita avuga ati ni wewe ako se ubundi ni gute barebera ahandi bazunguruka kandi bari bazi ko wiba cyangwa se usanga abavyeyi bari ko baguhishira wenda kugira ngo wenda rero nabo nje bari babisiga bari bakijyanye ko nawe utoye mu rukere ya 5h du matin ego urazuka saa 10 muje kuyeza kuko nari namwe 50 neza urabyikorera nja kuneka neza ndinjira ndawutora ndawikorera ndawuzana no munzu impamvu rero bari ko batinda kumbaza no kubera ko bari bazi ko kubera ko naje nandi baza batanga amakuru yemeyo pole kabisa kandi kamwari mwegeranye bategeza naje namwumvise uwo muntu wazi ko mahanga azanye ifu sensi ko ari umuntu wabibye yabahekuye naho nijewe gisamboga gisuma gikoro baje gakwinjiraga mu wanje niko kuko nguko babagize ute baramfasha hanyuma nuko nguko turakomeje ubwo buzima nyine bamaze kugufata abantu nshaka ko wasobanura neza kugira ngo abantu bibi tuvuga no kugira ngo bibere abandi somo n'uyu munsi wa none hari uko abandi bantu ukiza cyane kubera cyangwa nabo bibuka ivyo bakiyemo abo mwabanye muri ivyo bihe batakiraha wenda bagahita bibuka ivyo bihe bakongera kandi bagakizwa ibara batarakizwa ico gihe rero nukuvuga ngo inkambi yarakoze umare gukoka basanga uwo mupfuko barawusohora bawushira hanze uwo mupfuko neza barawikorera bawushira ngo baravuga ati n'uyu mwana ni bose baravyibonera ko bawukuye hehe mu wanje bose baravyibonera niko gakugo kunamiriza tumwana n'umwibisi no mu nkambi nabamenyeka nuko nyine none ico gihe bagufashe wewe kubwawe wavyakiriye gute ese baragufasha barakugufunga ko nzi ko iyo bafataga nk'umuntu wize baramufunga cyangwa bakamukubita we ico gihe bamaze kugufata bakoze iki ico gihe bamaze kumfata rero kubera ko nyine bari bafashe ibyo bari bakeneye cyane ntago babaye bakinkubise cyangwa se ego ubwo abonye umukandi gatwariga n'abaturanyi ntago buhita bagerera n'abo mwacu ngo bamfate ngo baje kumfunga ishuva kera ko ari indi dépense baba bateye abaturanyi babo kandi mwari mwegeranye kandi gabari bamaze kumenya nyine bamaze ko ari wo mwuga wanje none iso ufite umubyeyi bavuze ko mfite mama wenyine yarangije 2020 yes none nk'icyo gihe mama urumva ko amaze kumva abyuse asanga ati induru yakoze cyane titawundi n'umuhungu wanje wibye ese ko ndibara kubona ko bari kumukoza isoni ukabona ko baba mutuka abandi bavuga ati se wowe wabyakira gute kweri kugira ngo ukore ico kintu kandi uzi ko
umubyeyi wawe? Kubera ko nari mfite umutima wa satani nabibonaga nk'ibisanzwe ababyeyi bovuga batovuga ngahitamo nako ari umwuga wanje aribyo bimbereye no kuvuga ngo namara umunsi ntariba ndafite ifaranga ku mupfuko cyangwa se byenda ndafite ibyiringiro ko ari wantu na bitidiri ngahita numva ko mbuza amahoro kumva basi na mama mubonanye ifaranga ziri ko hafi no musopa neza cyane twapangaga map turavuga ati turaje gusaka uje kwiba mu isoko byarangoraga nabonaga ko abantu bose bari kumbona ariko najanye inshuti zanje kwamusanga yibye nk'ivarize y'amahuzu kamahuzu nka 200 mukayagurisha mukayagurisha oya bukaja byo ndukayanka abafiance bawe yandukayagurisha abafiance mukaja kwiba kugira ngo mu abafiance ibyo navyo gavyari birimo ga abastare tawuzumenya ivyabo urumva se ico gihe watubwiye ko wakundaga indirimbo za Diamond ico gihe wagendaga gukurikirana indirimbo wazikurikiranira wari ufite radio wari ufite ico gihe wasangaga byenda nicaye nko kuri saro irarenze turabasaniga babashyiramo indirimbo rimwe nayo mugasanga byenda watiriye nk'iradio bene uko nguko ukaja ku inshuti zari zigira ama radio ugasanga ko barazitegera no kuvuga indirimbo yasohokaga nahitaga kuba byari itegeko ko mba nageze gute nayimemorize kera nayimenye kubera ko n'umusani nakundaga cyane we n'abakonde boy n'abarayivani winime zaranibagiye ariko nari nzizi cyane kubera ko namukundaga yari nkaroro modo niwe wari cyitegererezo ugasanga namenye indirimbo zwe cyane ko ndazikurikirana none nkaho mu Burundi hari abandi basani mwagenda gukurikirana mu Burundi wenda ko numva cyane Diamond ngo no muri Tanzania no mu Tanzania yes mu Burundi nabo hari abo wenda wakurikirana abarundi sinabafanye jewe nakundaga hari n'abanyarwanda inshuti zanjye zimwe zakundaga abanyarwanda bakunda nakunda abatanzania kubera ko nibo baririmbaga indirimbo z'uburofa zijanye na kamere yanjye ukumva uranezerewe umva ndafashijwe pe gose kiye wazitegeraga wumvaga uranezerewe ukumva ufite umunezero mwinshi cyane neza cyane numvaga ndafashijwe nkumva nyine ndabotse mu mutima ama stress yagabanutse kubera ko baririmbaga indirimbo nziza ikindi kandi ese kugira ngo umuntu amwe wenda urumogi cyangwa amwe itabi sabari niye mpamvu iba yabiteye impamvu ibitera ijambo rya mbere ikintu cya mbere gishobora kugutera byenda kunywa urumogi cyangwa se itabi ijambo rya mbere ni inshuti yawe abo mujana kwanza abo mujana urugomo mufitanye nigo niyo ishobora kubinzira ya mbere ishobora kwinjiza muri ibyo bintu ko ndibaza ko umuntu uciye ubwenge muzima adashobora kwibwiriza gusa ngo yamaje kunywa urumogi no kuvuga ngo bituruka kuba mujana ibyo nyine mukorana n'agashesho mufitanye abantu se badasenga timworeka guharibika iyo ngiyo ni inzira ya mbere muri rumogi ibyo kuri ni ibintu bitangaje cyane kandi ni ibintu umuntu atabona ko asobanura kumva abasore bangana gutya hanyuma ngo kabaraje kwiba bakiba amafu bakiba tuyiko imiryango yabo n'uyu munsi wa none abantu ngo bari muri ibyo kuri ni bagerageze babireke kuko ntacyo bimaze urumva ko je nabikoze igihe kirekire ukunagiye hari n'ibindi yagiye nsimbuka jubandi je nkumi nagiye ncamo ico ushobora kubaburira no kubigisha byendaho abashobora kuzakurikirana no video yacu no kubireka kuko ibyisi ntacyo bimaze barashobora gukizwa bagakira umwami Yesu n'icyo dushobora kwifuriza buri umwe wese naho kwifurira mugenzi we byenda gukora ibyaha cyangwa se gukomeza urugomo abatwumva bose bahereko bafata ingamba bahinduke ikindi ntacyo bimaze tubwiye ko ibyo bihe byose wabiciyemo ariko watubwiye ko nyuma yaho waje gukizwa waje gukizwa rero waje gukizwa gute naherutse ijambo watubwiye ko ngo mwari muvuye mu giterane hanyuma ngo uja kwiba ijyanyuma ese iryo sengesho wasenze ubwira Imana ati jewe imfashe gusa mfe kwiba nishure uwo muyisilamu ese watekereje ko Imana ari yakwishyuye cyangwa watekereje natekereje kuko kubera ko byari umugambi w'Imana kandi Imana yashakaga kunkoresha ngo impamagare nabonye kuko iryo sengesho Imana yaryumvise kandi yarishikiye kubera ko nabwiye ati Imana iyi niyo nshuro ya nyuma ngiye kwiba no masabuna 3 umfashe nyajane ku musore bitaga ngo ni Deo ubu yagiye hanze niwe yanguriye yari amasabuna 3 ngende nishurira mu Islam nkure bakavuyo singasubire kandi gutesha umutwe n'abantu bisi guhera ico gihe namaze kwiba nahise nkomeza yo uduma dukoramo amafungo y'iminsi 2 n'abasore twabanaga aba Patrick ba Bose ndabakiriye n'abashuti banje Imana bagire neza Peter mfata urugamba kugira gutekureka kwiba no kuvuga ngo no umunsi wa nyuma nagize gute nibise ikindi ico gihe urumva ko wamaze kwiba ijyanyuma hanyuma uhita ukizwa nizo nshuti zawe zose mwari muri kumwe cyangwa warabasezeye gute byagenze gute kugira ngo uhite ufata uwo mugambi wo gukizwa kandi mwari mufite groupe mwari muri kumwe
mujana noneho uwo munsi wa nyuma nibye naribye ndagenda ndagurisha ndangize kugurisha mbagarukamo ko twari dusotse amateraniro nimugoroba mu Ihuduma dutashega nico gihe nyine cyo gitekerezo cyahise kiza urumva bakaze buri mu Ihuduma ni ukuvuga ngo twari mu masengesho indani ku munsi wa gatatu abari cyo gihe nsenga iryo sengesho ndavuga ati man uyu munsi tuza kandi kwiba kubera ko twari twafashijwe abasore bakora ibintu bamwe bavuga mu ndimi abandi barerekwa abandi barigisha nyine numva ibintu by'Imana biraryoshe kurusha bya bindi wari uri neza cyane mpita mfataga rero ingamba yo kwibijyanye nyuma kugira ngo nishuro umupfurero nyuma yo kwishura umupfurero mpita ngira uwo muyisilamu nako yari umupfurero ndangije kumwishura mpita nkizwa mfata urugamba ntangira kujanaga n'inshuti zaje mpinduraga inshuti ntangira kurabasezera cyangwa gusaba mama batangira sezera bajya bisi ntago nigeze mbasezera nahise ntangira kujana nabo ngabo gushesha nabo bahita banyakira nyine barabyumva babona ko nkeneye kugira ute gusenga dutangira kujana nabo n'ubwo rugendo hanyuma urugendo rwanje rwo gukizwa explanation ushobora gukora kuri urwo rugendo rwo gukizwa muri uko kwezi nyine kwa kane tweje muri aya masengesho ndatangiye ndasenze nyine ayo mafungo y'iminsi 2 tuyasohotse ntashe mbona mama arishimye cyane aguwe neza pe kubera ko yabonye ko nawe abonye neza ko nafashwe gamaze kabiri niyiriza karya nijoro kiyiriza nkarya nijoro mama nono asohotse hanze andangije yamavuga ati sero nti mwabaye yari yanti muje mujuru n'amaguru kubera iki kubera ibyishimo kubera ko nari nagize ute niyirije nka kabiri urumvanye ko ntavyo bintu ntavyo yarazi nti yatekereza ko ushobora kubikora yo bitekereza gute ngo buce niyinga yamashima nikanisa aravuga tumwana wanje avuga n'ibintu byinshi turi kuri podium ndetse twari turangaho twatambutse ko rari yacu tugiye kubyina igisimba biba nyine ibintu birebire ndangize guhera ico gihe namavuga ati guhera none sizosubira kandi kwiba ngiye kuzoza nsenga mu gusenga twagiye duhura n'imbogamizi nyinshi cyane dutangiye gusenga habagantu basengeraga ngo ni ku musozi bwagiriza mu myonga mu makanisa muki ntangiye gusenga aho hari 2021 mu kwezi kwa gatanu ntangira kuza kubitaramo nk'abandi ntangira kumva ko ibintu by'Imana bitangiye kunzamo ntangira kuhindura inshuti jana nabo basore nyine twajanaga ndangize ntangira ikintu cyo kwiyiriza twatangiye buke ugasanga abyenda kuririza nkari mu cyumweru turasenze ariko akaba abagabo baducaga intege kubera ko iyo dukijijwe warakizwa gukizera umwami Yesu ariko kandi ukaba ufite manke y'ikintu kimwe cyo kubatizwa ukaba utarabatizwa sibyo none muri kujya kutabatizwa kwacu wakora nk'amafungo y'icumweru byenda wafatwa muri ngoma wambi ukavuga mu ndimi byenda nk'umupasiteri akakumva cyangwa se byenda nk'undi mugabo akakumva ugasanga bibaye nk'ikibazo igihe kimwe nigeze guhagarara ahantu abagabo nyine baraza benshi n'abandi bapasiteri batangira kunca intege ngo shango zirandi ngo uzuvuga ngo uzukora ubusa ngo uzugira gute wawe mafungo ngo uzukora ngo kurakina ngo utarabatizwa no twebwe dukura tuzi kuko kubatizwa ariko gukizwa dukura tuzi kuko kubatizwa ariko kuvuka ubwa kabiri twari tuzi amakuru yo kwizera ngo Yesu ngo iki ibyo ngibyo twaje kubimenya nyuma nyine tumaze igihe kitari gitoya tugize gute dukijijwe nuko nguko urugendo rwacu gukizwa turatangiye turasenze dutangiye nyine kwiga tugasoma ijambo ry'Imana tukinjira amahuduma vacances ya 2021 twinjira amahuduma menshi tukomeza nyine kurebera ku bandi uburyo bari ko bavuga ubutumwa uburyo barimo basenga uburyo barimo bagira gute natwe nyine dutangira kumva turabyishimiye cyane dutangiye kumva nyine biradufashe wowe n'ukuntu umugenzi wari ko yigisha kavuga ati suno muntu we byagenze gute ni gute arimo asobanura muri kuri iyi jambo jewe narisoma kuri sobanura bikagira bikananirana kavuga ati uyu muntu we yabigenje gute tangira kugira umwete wo gukora reading cyane wo gusoma Bible ndakomeje ndasomye nyine ariko nasoma gusobanura bikangora gukora explanation y'ibyo nagize gute y'ibyo nasomye ariko buke bigenze gutyo ntangira gushurirwa gusenga amasengesho y'umuntu umwe kujya nanjye gushoboye wasengaga muri rusange twasengaga muri rusange n'abandi tukaza mu izina rya Yesu mu materaniro y'abakorari benshi abanyamwuka n'abatari abanyamwuka twese tukagenda uko ariko ntangiye gushurirwa amasengesho gusenga ndi umuntu umwe cyoge twatangiye ikintu cyo kuja mu misozi ukagenda ku musozi ukirirwa ugasenga wenyine ukiririza mu mafungo ku giti cyawe uko twakoraga amafungo y'abantu benshi ariko kandi ugatangira gushurirwa amafungo y'iki
yawe wenyine. Ndakomeje muri ubwo buzima bwo kubaho ubuzima nyine bwo gusengana n'abandi, ariko kandi kagenda byenda ko umunsi umwe nko mu cyumweru cyangwa se ibiri kiherera jenyine. Ndagize 2021 ari umusore twajanaga n'inshuti yanje yagiye muri Amerika ngonisha izirungu twishuri ikintu cyo kurara mu mwonga mu mazi. Kagenda nabubwira ati yewe uzozegera tuza kurara ku mwonga, dufate byenda k'imisi kibiri cyangwa 3 mu cyumweru tuza kurara ku mwonga. Ndimo numva nije muri moto wa kwanza nkidibukamo ngitangira gufatwa. Ndangise kumubwira gutyo aravuga ati nta kibazo tuzareba iminsi nk'ibiri mu cyumweru tuza kurara ku mwonga. Turabitangiye umunsi wa mbere turagiye mu mwonga, turasenze tugeresha 7 turajyama tukabyuka 9 tugasenga. Saa 9 za nijoro tugasenga. Tagira gufatwa muri ubwo buryo tukagenda ku musozi tukubera ko anytime wasangaga turi kumwe tujana tugira gute ibintu byose tubikorana, mu gitondo turaha nimugoroba turaha. Nono urugendo rwanje rwo gukizwa rutangira muri ubwo buryo, ntangira gusengana nawe tukajana mu musozi tukagira gute tugakorana amafungo. Bigeze aho ngaho ntangira kwiga uburyo batangamo ijambo ry'Imana, uburyo ushobora gutangamo message. Kagerageza gusoma Bibiliya, ariko cyane nkareba ubundi abandi barimo uburyo abandi bariko bagira hote barimo batangamo message, ndetse ngakomeza no kuvuga ubuhamya bwanje cyane ugasanga ko baragenda bunyura imitima y'abantu ko baragenda bafashwa muri ubwo buryo kubera ukuntu ndimo mbaheza parole, ariko kandi cyane ngashiramo iki ubuhamya. Ngenda aho ngaho ndashaka kubaza cyane ari jambo watubwiye ngo umaze gukizwa ngo winjiye mu rusengero utangira gusenga ukora ibikorwa byose, ariko ngo hagati yaho ngaho ngo hari abagabo ngo babaciye intege. None abo bagabo ntibari bakishijwe? Abo bagabo bari bakishijwe, abenshi bashobora gusaba bari mu yandi makanisa kubera ko twari ahantu. None se kubera iki babaca intege? Ni kuvuga ngo umuntu arashobora gukizwa, aho hari isomo naryo rikomeye cyane. Umuntu arashobora gukizwa, yamara gukizwa abantu ntibamwegere, ugasanga bakamuca intege, kandi abamuca intege niba abandi nabo batura basenga bajya tubana. No kubera ko nabo manque ya connaissance ya parole de Dieu, kubera ko bazi ko kubatizwa ariko kuvuka ubwa kabiri ariko kwizera umwami Yesu, ariko donc utarabatizwa nta efe nimwe cyangwa se evre nimwe ushobora gukora mu ikanisa. Ugasanga rero ko baracumura utarabatizwa nico bahagaze. Kandi sometimes ushobora gusanga umuntu asenga cyane kubarusha, azakora amafungo cyane kubarusha, akora ibikorwa byinshi cyane kubarusha, arashobora kubarusha muri ubwo buryo nyine. Ikindi kandi abo bagabo niko bavuze ko mu kambi yose bari bazi ko uza wiba, kandi abo bagabo bari barimo. None se ntibari banezerewe nuko utakiri kuja kubiba ibyo byose bagiye bavuga, kumva ngo umusore kabara mukubita? Ndabizi ko n'umugabo wese, umubyeyi wese ategezwa kubabara, ari umubyeyi w'umutima ategezwa kubabazwa n'icyo kintu. Nibo ni gute rero batakwegereye? Ese ubundi umaze gukizwa hari abantu bashobora kuba barakwegereye, ushobora guheza ubuhamya ko bati nyana ka yaranegereye, wenda kuba ngeze hano hari ikintu yankoreye mu buryo bwo mu mwuka. Mu bashore benshi twagendanye twagerageje nyine kujana, ariko nta muntu wanegeraga ngo yicare anigishe ijambo ry'Imana. Kuvuga ngo nshobora nagendaga ngira gute mbigiraho gusa ubareba gusa. Nta mushumba n'umwe wigeze unegera ngo anigishe ijambo ry'Imana ambwira ngo biza bigenda gutya. No kuvuga tugasenga gusa amasengesho yo gufora, tugendagenda gusa, Imana yonyine igenda ikora ibyayo, tugenda tugira ubwenge, tugenda duca ubwenge nyine muri bene ubwo buryo. Ariko bazi ikintu numvise ibyo kuri birababaje cyane, kubona dufite abantu badakishijwe bamara gukizwa, abapasiteri cyangwa se abakozi b'Imana batandukanye bakabata ntibabegere ngo bababwire, bakomeze babegere. Icyo kiri kandi duzari gutuma rimwe na rimwe bari gusubira n'inyuma neza cyane, kubera ko yego ubundi byakabaye byiza nimba hari umuntu ukishijwe ukamenya ko akishijwe, nawe uzi ko wakishijwe, wategeza kumwegera cyane, ukamwegera kuko bari undi mwuka wa Satani ugenda ugusubiza inyuma kugira ngo wongere kandi uve mu by'Imana. Rero iby'ukuri turashimye cyane. Hanyuma rero komereza aho wari uri rero utubwira ukuntu umaze ukomeje nyine gukizwa. Nkomeje gukizwa muri ubwo buryo nyine, bakomeje kuduca intege, iyo step tuyivaho, baravuga kubera ko niyo twari tugikizwa. None muri kwa gukizwa kwacu bakamakena ngo ubwo nyine dukishijwe twama duhita tugira ute tubatizwa. Oroke natwe iyo umaze gukizwa ukiri muri moto wa kwanza watinyaga amazi, ukavuga ati n'ababyeyi bamwe rimwe na rimwe babuzaga abana babo ati uje kubatizwa,
kuko babonaga kuja mu mazi nk'ari ikintu gikomeye cyane kubera ko batari bazi umubatizo w'ibanze wa Kristo Yesu ko abo nabo kwigishwa neza. Niyo mpamvu inyigisho zirakenye ubunyine zirakenye cyane mu maparuwase yacu, maparuwase uko abantu benshi abakristo benshi dufite mu maparuwase bazi kuko gukizwa ari ukubatizwa kuja mu mazi menshi. Oke gukizwa ni ugukora kwanza ikintu cibanze ariko kwizera umwami Yesu. Yego. Bibiri bavuga ngo Abaroma ibice 10:9 ngo ni watuza akanwa kawe ko Yesu ari umwami ukabyizera mu mutima wawe ko Imana yamuzuye mu bapfu izagira gute uzakizwa. No kuvuga ngo gukizwa ntabwo ari ukubatizwa mu mazi menshi ko abantu benshi babitekereza, ahubwo gukizwa is to believe only. Amen. Ibyo kuri ico kintu hari abantu batekereza ko bakishijwe wenda kubera ko babatijwe, ariko muri bo nta kintu na kimwe kigeze gihinduka. Hanyuma rero watubwiye ko kandi ngo wabyukaga saa 9 ngo kaje wumve umuntu wibaga yazukaga saa 10 akaja kwiba cyangwa se saa 9 none arahinduye asigaye ava saa 9 cyangwa se saa 11 akaja gusenga kandi akaja gusengera mu mazi. Umuntu yosengera mu mazi bigashoboka neza cyane kandi bigakunda, kuko ari igihe nigeze gufata icyumweru cyose ugasanga ko ndarara mu musozi nje nyine ukagenda n'akazi rimwe na kabiri na gatatu na kane na gatanu mu musozi gusanga rota nabi nkikanga, ariko gusa kubera ko nari namenye ko ndi muri calling y'Imana, mfite umuhamagaro w'Imana. Amen. Hamenya ati ibyo ndimwo ni ukuri kandi ko biragenda neza. Ndi mbosore ba mbere batangiye mu bintu byo kurara mu mwonga. Sinzi bye nka generation yari inyuma yacu yabanje kuba vetara, ariko ngikizwa jewe kubera ko umwonga ntabapfaga kuraramo, nawe uraragamo n'akazi rimwe ugasanga ngurayemo iminsi 3 rimwe nayo turagenda turakura tuva kuri step yo kuraramo gusa tukajyama tukabyuka saa 9 ariko kandi tuja ku mwanya wo kurara dusenga bugaca, kandi abo twasenganaga bugaca bari yani Bujumbura bamwe turi kumwe tukarara dupfukamye tukarara duhagaze turiko tugendagenda bukamo tukeraho neza tukaja ku iparuwasi tukaja kurarayo. Arakoze cyane by'ukuri ki turaza tugera ku musozo, ariko ni ikintu gikomeye cyane kandi kinejeje cyane. Ndaza abantu bose bazokurikira kino kiganiro hari isomo bazakuramo cyane, kumva umuntu wabaye muri ubwo buzima ariko agakizwa, kandi ibi byose aradushingira intahe nuko yakishijwe, nuko n'uyu munsi wa none n'abantu bamuzi bajya babanaga barabizi neza ko wakishijwe. Umuntu rero akava muri ibyo, ariko bibera babaje cyane kumva ari abandi basore nabo bashobora kuba bakiri muri ibyo ngibyo. Ariko tugira ngo tuje ku musozo, wavuze ko n'uyu munsi urasenga, ninde muvuga butumwa cyane cyangwa se niwe muhamagaro kwanza ugira wumva nyine ushobora gukora, wumva umutima nyine guhatira cyangwa se umuhamagaro wawe wowe waramenye umuhamagaro wawe basi? Umuhamagaro wanje ndawuzi, yego, kandi neza cyane abantu benshi barabizi. Je ndi umuvuga butumwa mu buzima busanzwe. Uri umuvuga butumwa kuvuga ngo calling yaje namagariwe kwamamaza ubutumwa kwisi. Amen. Niyo muhamagaro wanje, uwo ngo ni ungenderamo, uwo ngo ni ufitiye amasezerano, uwo ngo ni ufitiye ubuhamya, uwo ngo icyo nicyo nahamagariwe nico kimbamo nibwo buzima bwanje, uretse ngo byo mwikanisa ngo kwigisha mwikanisa no mu buzima busanzwe ubu ngubwo mu mabarabara mu maveni kwigisha mu maveni kora ibindi bikorwa nyine bijanye n'ivuga butumwa. Jewe ndi umuvuga butumwa, apana bavuga butumwa ngo mwikanisa ngo babatuye, ego nubwo butumwa nabwo twabushoboye kandi twabuvuga neza cyane, n'ubundi turi n'abavuga butumwa babwo twarabuhamagariwe, ariko nje mu buzima busanzwe ndi umupreacher. Amen. Arakoze cyane iby'ukuri. Hari abantu bakijwe ariko batazi n'imihamagaro yabo, umuntu agakura ukarinda usaza utarigera umenya umuhamagaro wawe, ariko ni byiza ko umaze gukizwa utegeza kubaza Imana ico iguhamagariye. Buri muntu wese ku isi Imana ifite ico yamuhamagariye gukora, kandi nta muntu uzukora igisano n'icyundi, uvuga ngo umuntu aba inike ku giti ciwe. Rero urakoze cyane. Hanyuma twagira ngo tugere ku musozo. Ni bwe butumwa woha mu bantu batarakizwa, ni bwe butumwa woha ku bantu bamaze gukizwa ariko bari mu rusengero ariko batabakora umurimo w'Imana cyangwa batabakorera mu muhamagaro yabo? Hanyuma kuri ico kintu waruvuze, jewe naciye mu rugendo narubabwiye maze kuruvuga ngo ujyo nabaye umupagani, ibyisi uburyo nabikoze, ibintu byose nagenda buraho. Itabi niryo nyine litafashe ngo ndimweho nyine numve, ariko ibyo byose nagiye mbicamo, nagiye mbikora, byambereye nk'icigwa menya ati ibi ngibi birimo kano kamaro ariko kandi birimo runo ruhombo. Niwe ruhombo wabonyemo? Uruhombo nabonye mu byisi. Ijambo rya mbere, ibyisi biza bikwambura igikundiro ukaba mubi, kandi uri inzobe uri muremure uwo umeze guto ubuzibushe iwanyu wa mufite amafaranga ukaba mubi,
bitewe n'iki? Bitewe gusa n'iby'isi, uburyo ibyo ukora bikaguhindura iki? Mubi, bijya byaha urimo ugira ute urimo ukora. Icya kabiri, nza kumenya ko ari ijambo riba mu ba Roma ibice 6 umurongo wa 23 rivuga ngo le salaire du péché c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu c'est la vie éternelle dans Jésus-Christ notre Seigneur. Ibihembo by'izaha ni urupfu, ariko impano y'Imana niki? Ni ubugingo buhoraho. Nza kumenya kuko nubwo ugendera mu rugendo rw'isi biza biryoha kandi bikaryohera kamere, bikaryohera umubiri, bikaryohera n'inshuti zawe, ariko kandi amaherezo yabyo bikaza kuba bibi, bikagira amaherezo mabi, bikagira salaire mbi. Nza guhishurirwa ijambo aho muri ivyo bintu, bishurirwa ijambo rivuga ngo iyo inzira yose uzobona urayitangiye ukabona ntirimo imibabaro, tigoye, iraryohereye ko birakumerera neza, uzomenye kuko uko biri kose amaherezo y'iyo nzira azaza kuba mabi. Ukabona inzira uyitangiye iruhije kurakora ikintu abantu bakakugwanya, bakakwanga, ukabona nyine ntibimeze neza, biraruhije, biravunye, biteye nyine ukuntu bimeze ukuntu nabi. Uzomenye kuko uko biri kose nukomeza ibyo byose ukabyihanganira iyo mibabaro, nuko inzira irimo imibabaro iyo uyihanganiye hirya waba ari iki? Ibyiza. Iryo jambo nayishuriyeho ngaho, ariko ikintu ushobora gusangiza ku muntu wese ukiri mu by'isi utarizera umwami Yesu, hariho abashuti banje benshi mfite bataramwizera, babikora nyine ibintu by'isi ntaco bimaze. Ko nabiciyemo igihe kirekire, ushanye wabibonyemo, nta nyungu nabibonyemo habe nanke, usibye gusa uruhombo, usibye gusa kwangwa, usibye gusa gutukwe, usibye gusa kwitukisha no gutukisha umuryango n'umuvumo uri gushira mu muryango wawe. Nibyo bintu byonyine. Hanyuma abakristo bari mu itorero dufite abakristo benshi bazi kuko tuzojangwa mu ijuru n'imirimo, kandi uko ibyo bivuze hari babona bajije tuzojangwa n'iki mu ijuru, agahita avuga ngo tuzojangwa n'imirimo, bazi ko ariyo nzira igeze itugeza mu ijuru. Imirimo yabo ngo bakora tuzotujana mu ijuru. Ikintu inzira ija mu ijuru n'imwe ni ukwizera umwana w'Imana. Yesaya yaravuze ngo yarahanuye arwanura ubwoko bw'Abisirayeli, arababwira ngo hazaba inzira nyabagendwa, ngo izitwa inzira yo kwezwa no gukiranuka, ngo abanduye imitima ntibazagira hote ntibazayinyuramo. Iyo nzira nyabagendwa yo kwezwa no gukiranuka yari Yesu Kristo umwana w'Imana. Iyo aje kuba imirimo ari izatujana mu ijuru, na cya gihe Yesaya ntabaranuye ngo inzira yo kwezwa no gukiranuka, imirimo ntiyabashije kuzana gukiranuka mu buzima bw'abantu. Yesu Kristo wenyine niwe nzira y'ukuri n'ubugingo. Je ndi mu gutangazwa n'abaririmbyi akarimba ngo Yesu ni inzira, ariko kandi uwo mubaza tseyewe tuzojama mu ijuru niki? Ngo ni imirimo yacu. Imirimo gasa abakorwasi tubuza abigisha nico kibazo. Manke y'abigishwa. Iyo ariko dufite abigishwa, abakristo benshi tuba dufite ubumenyi ku ijambo ry'Imana, tukamenya ati inzira ija mu ijuru ni ingi, dukora iki kugira ngo tuje mu ijuru? Icambere no kwizera umwana w'Imana, ibindi bikabona kugira hote bikabona, ariko kandi ikibanze ikibanze kabiki kwizera. Kuko umaze kwizera, kujya kwizera kuri muri yo niko kumupermetera gukora iki? Imirimo. Rero abantu bose bari mu itorero, kwizera niko kuzotujana mu ijuru, kwizera umwana w'Imana. Yohana ibice 14, Yesu niwe nzira y'ukuri, yaravuze ngo Yohana ibice 14 umurongo wa mbere aravuga ngo mu rugo rwa data hari amazu menshi, yatabama bibabwiye nije nzira y'ukuri n'ubugingo, ntawuja kwa data tamujanye. So birivuga kuvuga ngo inzira ducamo kugira ngo tugere mu bwami bw'Imana, inzira ducamo kugira ngo tubone Imana ni Yesu Kristo umwana wayo, niwe nzira y'ukuri n'ubugingo. Imirimo ntizotujana, imirimo izaduherekeza, ariko ntabwo ari zo tuma tugira gute tugenda. Tuzaherekezwa n'imirimo ko biri muri Matayo 25:31, nari nshoje tuangaburira nari ngize gute nibirebire murabizi. Iyo imirimo no kuvuga ngo umuntu mu busanzwe iyo umuntu amaze gukizwa, sivyo umuntu yarakiriye Yesu nk'umwami n'umukiza, imirimo ubundi mu busanzwe imirimo ni ngombwa ko umuntu ayikora. Nibisanzwe mvanga imirimo yo kuri kwigaya ngo abantu bakora imirimo ni myiza, cyane iza nyuma yo gukizwa niko gutangira kwanza. Gukizwa no kwizera Yesu umwana, ukamenya kuko kwizera kwanza Yesu ari ryo gibanze ryo kwizera, niyo nzira ucamo kugira ngo ugerehe mu bwami bw'Imana. Ikindi cya kabiri ukamenya ko nta muntu n'umwe ushobora kwizera. Bibiliya Yakobo yaranditse aravuga ngo kwizera kudafite imirimo kuba gupfuye, ariko ikintu cya mbere cy'ibanze tugomba gukora kugira ngo dukore ijya mirimo no kwizera. Kuko ari w'abapagani ariko bimfura ugasanga ntizera umwami Yesu, takunda n'ibintu by'Imana.
ariko ugasanga n'imfura azafasha abapfakazi azagira uti imfubyi azagira gute ariko kandi ntiyizeye nde umwami kandi utazoja mu ijuru ubu azoje gukora kubera ko imirimo atari yo nzira ahubwo kwizera niyo nzira ni ukuvuga ngo kwizera nibyo byibanze imirimo nayo ikagira gute ikabona gukorwa ariko kwizera kwabanje kugera muri twe. Yes, arakoze cyane iby'ukuri turanezerewe kandi atanze ubutumwa cyane. Turacyakugarura ni umuvuga butumwa cyane ibi ari kuvuga ni umuvuga butumwa cyane abantu baramuzi umwana waciye muri ibyo bihe byose ariko uyu munsi akaba akijijwe. Icyo nicyo dushimiye Imana cyane. Urashobora kuba warabiretse ariko kandi udakijijwe. Rero hanyuma yaho rero iby'ukuri tubasezeranyije yuko tuzongera kandi tukamugarura akongera akaza akaduha ubutumwa afite ijambo ry'Imana ryinshi cyane. Rero turabashimiye cyane. Hanyuma niki kintu wosaba abantu baba badukurikirana bari hirya no hino kuri ino channel yacu? Hanyuma kuri ino channel ikintu ushobora kubasaba abantu bose bashobora kuzakurikirana ino video n'izindi byenda hanyuma turabasaba ikintu cya mbere kwanza mukore subscribe mu babasabona bacu bino channel yacu Amazing Love TV. Nimurangiza gukora subscribe muzamugerageza mu following ibikorwa byose bibera kuri no channel yacu mugerageze mushireho comment mukubiteho na ka like nibyo byiza kugira ngo dukomeze dutezanye imbere. Murakoze. Arakoze cyane Imana imumugisha. Hanyuma turabashimiye mwese mwadukurikiranye ni kuri ya channel yacu n'ubundi turacakomeza kubagezaho ibikorwa byiza. Ico muzifuza cyose muzotwandikire kuri commentaire mutubwire turi tayari kubazanira umuntu wese nimba ari uyu nguyu nawe mwifuza ko zokongera kugaruka. Dufite nabandi benshi bafite ubwo buhamya. Rero Imana ibaho umugisha. Murakoze. Ciao.